dore kuri Joshua atubwire mu by'ukuri iyi mpano ko ari nziza cyane, nkabona nacuranga saxophone mu by'ukuri mu kanwa. Ibintu byaje bite, byatangiye bite mu by'ukuri? Ya murakoze. Yesu ni wowe musambo nyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone ngasuhu zumutima iteka, none ni Yesu mazawe nyine, ntari ndizina nemera, kuko bugingo n'umunezero bibonekera muri we, none ni Yesu mazawe nyine, ntari ndizina nemera, kuko bugingo n'umunezero bibonekera muri we. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Turabasuhuje mwebwe mudukurikiye, inshuti zacu dukurikira buri munsi. Imana ibahe umugisha. Turahamya tudashidikanya ko mumaze iminsi mufashwa. Dufite abatumirwa hano bamaze iminsi baturirimbira indirimbo nziza cyane, ariko uko bakomeje kuririmba twakomeje kugira amatsiko y'ahantu bakuye impano, twakomeje kugira amatsiko y'ukuntu iyi impano yabo yakuze nk'uko mwabibonye, kugira ngo tumenye koko imva n'imvano. Ahari byabera ababyeyi benshi, ahari byatubera isomo kugira ngo dutoze abana bacu inzira kugira ngo bazarinde basaza batarayiyoba. Reka rero tubakire baduhe ayo makuru y'ukuntu byabagendekeye. Muraho neza? Muraho. Amakuru yanyu? Mwakwivuga n'amajwi yanyu bakabumva tukaganira. Murakoze cyane. Nitwa Kayibanda Enise. Nishimiye kubana namwe kuri iyi TV. Imana iduhana umugisha uyu munsi. Amen. Amen. Murakoze. Mazina nitwa Josue Kayibanda. Ndi umuririmbyi, ririmba indirimbo zimbaza Imana. Twishimiye kuba hano muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Nkuko mubyumvise rero bombi ni ba Kayibanda, byanze bikuze murata mwumva isano bafitanye, ngira ngo muvindimwe. Ninde mukuru? Ninjye mukuru. Kuba ari kubareba rwose urabona ko umuhungu yariye akamucura, kandi nyamara umukobwa ari we wavutse mbere ye, ariko umukuru rwose ngo ni uyu mukobwa, hanyuma musaza we niwe umukurikira. Nibyo murakurikirana? Agati harimo umwe mukuru wanjye, ndi wa gatatu, nyuma ye ari umwe wowe ukaba wa gatatu. Yes, niwe muri urumva ari igitangaza, waramucuze cyane. None se mumaze iminsi muturirimbira,
mu by'ukuri nimutubwire wenda dore kuri Joshua atubwire mu by'ukuri iyi mpano ko ari nziza cyane, nkabona nacuranga saxophone mu by'ukuri mu kanwa, ibintu byaje bite, byatangiye bite mu by'ukuri? ya murakoze. Mbere ya byose nshimye Imana nyine yatugiriye icyizere ikatugabira uyu murimo, niyo mbikesha. Nk'uko rero mwari mwifuje kumenya byinshi, natangiye kuririmba ndi umwana muto kuva muri Sunday school. Narabikundaga rero biburana n'uko rero papa n'ubundi nawe yari umuririmbyi kuva kera, akajya agerageza kudushakira uburyo bwose tuba muri korali muri Sunday school z'abana kugira ngo bidufashe natwe kwiyumvamo umurimo w'uburirimbyi. Ariko nanone si ukujya tuyumvemo, ahubwo ntekereza ko natwe twaribo nubwo tutari twakisobanukirwa, kubera ko ariko Imana yari yarabipanze. Nkomeza gutyo muri Sunday school kugeza aho twatangiye papa agatangira kutujyana tugatangira kujyana nawe aho yijyanaga, noneho bitangira kuba ngombwa ko natwe tujyana tugafatikanya. Birumvikana icyo gihe ntabwo twari twakabasha kuba twakiyandikira indirimbo, ariko yajyaga dushakira indirimbo z'abantu bagiye batandukanye kugira ngo byibuze natwe mu gihe twaga twamuherekeje ataririmba wenyine kandi twajyanye, turirimbane ndetse tuze natwe kuririmba indirimbo, mbese muri make twebwe twumvaga twishyikiraho tuzi dukunda. Tutangira gutyo, imyaka igenda ishira, kugeza ubwo noneho twaje kwiga mubatizo, turabatizwa, dutangira noneho kugenda twandikira amakorali, dukomeza umurimo gutyo no muri famiye by'umwihariko. Noneho tuza kwaguka, Imana iratwagura. Ibyo byakomeje kutwereka ko byari mu mugambi w'Imana, turayibishimira. By'umwihariko nkomeza gutyo kandi mbikunze kuririmba. Naje gusanga nyine ari impano kandi ari umuhamagaro Imana yampamagariye. Ndabikunda kandi ngasenga n'Imana kugira ngo inyobore, nshoboze, mbese inshyiremo ubutunzi bwayo kugira ngo nanjye mbashe kuyitumikira. Rya jambo ryavuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Nakomeje kwifuza ko byibuze noneho nagenda naguka, aribwo mubibona n'uyu munota twageze hano. Ntekereza ko muri makeya gutyo. Yego rwose. Yego. Imana iguha umugisha mwinshi cyane Joshua. Amen. Reka noneho twumve na Eunice, nubwo mwese muva indimwe, ariko ntekereza ko umuhamagaro hari ugenda uza ku giti cy'umuntu, uburyo byagiye biza, ko wagiye utozwa bikemera. Eunice, wowe byagenze biti? Murakoze. Nanjye nk'uko abivuze ntabwo najya kure cyane, kuko ibyo inzira twagendaga tunyuramo ababyeyi bayidutoza twabaga turi hamwe cyane. Ariko ngewe iyo nkurikije n'amateka ababyeyi bagiye bambwiraga ko nabikunze nkiri muto cyane, ngakunda kujya nigana indirimbo z'abandi baririmba, ngakunda no kuba muri Sunday school cyane cyane, ngakunda no kuba muri korali, ku buryo numvaga nyine ari n'ibintu nishimiye cyane. Niyo nabaga ntagiye kurepeta kandi nkiri muto cyane, numvaga ari ikibazo cyabaye gikomeye cyane. Numvaga mbikunze, nkumva ni ibintu biri muri ngewe. Kandi tukagira na papa ukunda kuririmba, ni umuririmbyi ndetse yayoboye na korali igihe kirekire cyane. Ubwo rero nawe yageragezaga kudutoza aho yumva tutari kugendera wenda muri note neza, akagerageza kutubwira ati babigenza gutya, bigenda gutya na gutya. Dukura rero ari ibintu biturimo, atari ibintu tubanje gusa nkaho dutakazaho imbaraga cyane kugira ngo tubyige, ahubwo Imana nayo yagendaga itwagura
mu buryo bugiye butandukanye kugeza ubwo rero umubyeyi wacu yanadutinyuraga cyane tukaririmba n'imbere y'iteraniro rinini cyane tukarushaho kugenda twumva ari ibintu twiyumvamo tunatinyutse kuko twumva no kuba twaririmba turi imbere y'abantu benshi nta bwoba byadutera kuko twabihereye kera tukiri batoya kandi twumva ni ibintu Imana yemeye ko biba impano kuri twebwe cyane kuko ni ibintu ubona ko biturimo ntabwo ari ibintu dushakisha ni ibintu biturimo kandi ni na byiza cyane kuko biradufasha no kuba mu gakiza k'Imana burya ufite umurimo ukora mwiza cyane cyane wo kuririmba nabyo birubaka bigafasha umukristo yego urakoze. Joshua yavuze ko papa wanyu yageragaho akanabajyana ngo mukaririmbana si yabikoraga gute ko numva kugendana mwari batatu ngira ngo icyo gihe mukiri bato wowe n'uri hagati ndetse n'uyu nguyu yabikoraga ate kugira ngo mugende abana ko barushya mujye ku rusengero muhirirwe byabaga bimeze bite? Aho ngaho rero twagendaga twese kuko twabaga muri Sunday school hanyuma dusa nk'abamaze gukura ndabyibuka n'indi mu wa gatanu primaire n'abasaza banjye bose ko mfite basaza banjye 4 ntabwo icyo gihe twari batatu gusa twabaga turi 5 rero muri icyo gihe cyo kuba yaratujyanaga kuririmba yakoraga ibintu navuga ngo ni ubwenge Imana yabaga yamuhaye twajyanaga nko mu iteraniro ugasanga za ndirimbo twishyikiraho cyangwa se twafashe mu mutwe cyane yashakaga ukuntu abona muzike yazo hanyuma akatujyana mu iteraniro agashyira diskete muri sente agashyiramo ya muzike tuzi tujya twumvana nk'abaririmbyi baririmba kuko babaga baramuhaye uburenganzira bwo kuba twaziririmba noneho akadushyira imbere ahubwo agasigara asenga ati Mana umfashe kuko ntago we yabaga azizi cyane yabaga nyine azize ariko izo twe twize ku ruhande twumva dukunze tukabimubwira ariko we ntabazizi neza ku buryo dushobora kugera nko ku gitero cya kabiri tugasa nk'abibagiwe ku buryo yashoboraga kuba yahita twibutsa ahubwo yicaraga mu iteraniro ajya bitubwira akatubwira ati nasigaraga ndi kubasengera Imana mvuga nti Mana bafashe kuko baramutse bagize aho bibagirwa sinabona uko mbakosora. Imana rero ikabana natwe ikadufasha buri wese yabaga afite microphone tukaririmba indirimbo tukayirangiza neza nta kibazo. Ubwo rero urumva n'ubwenge Imana yabaga yamuhaye kugira ngo arusheho kutujyana muri iyo nzira nziza arusheho komeza kudutoza ibyiza byo mu gakiza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ntekereza ko nk'ababyeyi turi kubyumva hari ukuntu tubyuka tujya mu nsengero n'uyu munsi yaje na covid ariko byibura abari hejuru y'imyaka 6 murabizi ko baraterana. Nyamuneka umubyeyi we wisiga umwana igihe ugiye mu masengesho igihe ugiye mu materaniro nkuko urumva ko Joshua na Enise nuko bakuze babajyana babatoza ndetse bakabashakira n'amadiskete niko mwavuze kugira ngo baze kuririmba. None se ko mwirirwaga ku rusengero byagendaga bite? Mwabaga muri buhirirwe byanze bikunze muri butahe munaniwe nta modoka mwagiraga inzara yabijeraga gute mu by'ukuri ko hari igihe tubyitwaza abana ni benshi ntago nashorera abana ngo mbajyane n'inzara yabica mwe byagendaga bite mu by'ukuri? Aho rero ukuntu byagendaga iyo twabaga twagiye mu materaniro yo kwirirwamo naho Imana yari yarahaye navuga ngo ni nk'ubwenge Imana yabaga yahaye umubyeyi. Burya umubyeyi ni umuntu ukomeye cyane amenya nuko umwana ashobora kumererwa mu gihe ashobora kuba ari mu gihe wenda cyo gusenga akeneye ikintu kiza kumufasha. Mu by'ukuri rero iyo ni nk'inkuru natwe yabaye nk'idukomeza cyane ariko tubona ko ari ubwenge Imana yahaye papa. Twajyaga tujyana Imana yaduhaye umugisha twabaga dufite imodoka icyo gihe rero tukajyana na papa twagera ku rusengero urumva amateraniro yo kwirirwamo yabaga yatangira nka 3 ari busoze nka 10 cyangwa 9. Papa rero yanyuraga kuri alimentation akagira utuntu agura tuza kudufasha akadushyira mu modoka. Ubwo rero nko mu masaha ya 6 abana batangiye gusonza akaba yambwira ati herekeza uyu agende agira akantu afata mu modoka. Ubwo yabikoraga kuba kugira ngo nyine umwana ataza kumva ko
no mu rusengero nyine avuze ati papa agiye kutwicisha inzara tugiye kwirirwa dushonje agakora ako kantu kugira ngo turusheho ubwo kumva dukunze mu nzu y'Imana, turusheho kumva ko niba uyu munsi yanyweye ji akarya biswi cyangwa akarya umugati, papa ntiyongere kumubwira ati tugiye gusenga, twetaga twumva twese rwose nta kibazo tugiye kugenda nta kibazo. Ubwo rero yabikoze gutyo buhoro buhoro tugenda tugera igihe none hatugeza igihe dushobora gutangira amateraniro tukarinda tuyasoza nta kintu dufashe, ahubwo tukagifata nyuma. Ibyo byose rero zari imbaraga z'Imana hamwe n'ubwenge Imana iha umubyeyi, kuko ni byiza koko ababyeyi ko batoza inzira nziza abana bakwiriye kunyuramo, koko niko ijambo ry'Imana rivuga, barinda bayisaziramo bakirimo, kandi ni ibintu by'agaciro n'umugisha ukomeye cyane. Amen, amen. Wenda reka tubaze Joshua nawe, gusa numva binshimishije cyane ayo mayeri. Urumva yaragendaga akabagurira akaji kujya gusenga, uri umwana uzi kuri bumwe n'akaji papa ari bunyure muri alimentation akagura akantu, bitandukanye nuko ari kubatoza kwiyiriza ako kanya, ahubwo yabatoje ko muri bugende mukinyabya mu kanwa akaji, none agenda batoza buhoro buhoro kandi biremera. Imana imuha umugisha. Nibutse ukuntu iwacu natwe hari ahantu ibintu bitaga kioske, ubu ntizikibaho bazikuyeho, ariko habaga amata na keke biryoshye. Tujye twavaga gusenga batuguraga amata na keke ku makioske. Nsuje abantu banywereye kuri kioske mwese muvuye gusenga muri abana batoya muri Ecole de Dimanche. Imana ibaha umugisha kandi mu bigumemo, ni byiza, nta gihombo kirimo gukurikira Kristo. None Joshua, wewe si ukuririmba gusa, ni ugucuranga no gucuranga mu kanwa saxophone, wewe bimeze bite, byagenze bite? Ko biri kose numva muri icyo gihe, nyuma y'icyo gihe papa yaje kuhita dushakira ishuri ry'umuziki, tujya kwiga gucuranga. Tujya kwiga gucuranga, mukuru wanjye nawe acuranga gitari, acuranga gitari solo, hanyuma agacuranga na piano, noneho bucura agacuranga nayo ingoma. Wow, korali kabiruzuye birarangiye. Bande yose iri iwanyu y'umuryango. Nanjye ngacuranga gitari ya acoustique, nkanaririmba. Nyine kubera no minsi ishize nari ndi kwiga amavoko. Uyigira he? Turi kuyakurikirana, turi guhabwa training n'umukoci witwa Dani Nigurirwa. Ndamusuhuje nawe. Ni muha umugisha nawe. Ibyo nabashe kumukuraho nyine nibyo bintu nabashe nanjye kwifuza ko nabyiga nkabikoresha, ko burya nabyo biba byiza iyo ufite impano, ariko ari ibindi biyongerera kuba yakaguka, noneho sasa igakora n'ibindi bintu bidasanzwe. Imana ishimwe. Ubwo rero saxophone se yo yajite naho nyine ko numvishije coach ari kubikora, noneho nanjye ngerageza ngira amatsiko, ndabyifuza. Ndavani byari nimugoroba twe twagiye kwiga, ndavani ko biri kose aka kantu numvishije ni keza, nanjye numvishe ngakunze, nabani ngomba kugenda ngashaka ukuntu nanjye aka kantu nkiga, cyase nkabaza coach uko bimeze. Ariko narabanje ndagenda gutya nicaye ndimo kuririmba, ndakagerageza nyine, navuga ko ari nk'impano tu, bigendana n'impano. Iyo umuntu afite impano, naje gusanga nyine ibintu birashoboka. Birashoboka, naje kubigerageza mbona kari kuza, aho nari ndi kugakorera muri salo, papa yari ari mu cyumba, asohoka mu cyumba aje kumva ahantu ako kantu kari. Yego. Wenda yaragize ngo ni muri radiyo cyangwa muri televiziyo, ariko asanga ni njye wari kugakora. Aratangara nyine, arambwira ati ni wowe wagakoraga? Ati teka ako kantu rwose ni keza, ati ntukabure kugakoresha. Yego rwose. Ntukabure kugakoresha, iyo ugakoresha mu nzu y'Imana, korera Imana. Mbese ni muri ubwo buryo byagiye biza, kandi nyine no gusenga Imana ikagenda inshoboza, impa kugenda nunguka byinshi.
Imana ibaho umugisha mwinshi cyane muri kuvuga ibintu byiza nkumva ngize nk'amatsiko yo kuza iwanyu hari amagitari yose hari ingoma mikorofone muri kuririmba ntekereza ko byaba ari ibintu bishimishije ndetse biryoshye umenya rimwe tuzabikora kugira ngo turusheho kunezerwa. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Hari igihe umuntu yibaza ati se nta gihe mwigeze mwicara mukumva mwabivamo uko urumva mwatojwe muri batoya muri abana bato ari ukubajyana ari ukubakarabya ari ukubasiga ari amaji donc urabona hari ibintu byiza ababyeyi bakoze byo bimeze nk'amareshya-mugeni ariko birabagena tubabona uyu munsi mukibigumye. Ese nta gihe mwigeze mwicara mukumva murarambiwe wenda? ngewe ikintu nabivugaho ni ababyeyi bacu ni na byiza kuba wagira ababyeyi bakijijwe burya umwuka w'Imana hari ukuntu bazaho ukabayobora ko ndabyibuka tukiri bato cyane kwa kundi ababyeyi bavuga ngo bari gucira abana imigani ku mugoroba bicaye bari kuganira twebwe mama yaduciraga imigani ariko akatubwira nk'inkuru zo muri Bibiliya akatubwira inkuru za Mose ubwo tukumva ngo ni umugani wa Mose kuko twari tutaramenya gusoma Bible akaducira umugani wa Rusi akaducira umugani wa Danieli ukumva ari kutubwira inkuru zo muri Bibiliya twumva ziraryoshye cyane noneho na papa nawe akajya gushaka navuga ngo ni nk'amavideo y'izo nkuru twe twumva na mama kuko hari nk'amavideo ya filime z'Imana bagaragaza ukuntu inkuru za Mose n'Abisiraheli inkuru za Danieli izo filime rero tukajya tuzireba twazireba tukibuka ya nkuru mama tubwira tukabona birasa koko tukarushaho kubikunda. Noneho ikindi kintu cyatumye twumva tubikomeyemo cyane mama yagiraga umunsi wo ku mugoroba ku wa gatandatu buri wa gatandatu ni mugoroba ibi bihe bya covid bitarazamo tukagira umwanya wo gusenga turi kumwe n'ababyeyi bacu bose ariko hakaza n'abaturanyi duturanye ba bugufi b'abana bakiri batoya tugakora amateraniro kuko mama yari umwigisha nawe wigisha abanyeshuri bo muri Sunday School ku rusengero no mu rugo rero akarushaho gukomeza kudukurikirana. Noneho rero no muri ubwo buryo iyo ababyeyi bakijijwe neza bagaha uburere bwiza abana kandi bakaba hafi y'abana cyane atari kwa kundi wohereza umwana ngo ujya gusenga ariko ntumenye ibyo yahawe cyangwa se n'ibyo yahawe niba koko yabifashe ugerageze no kuba wamuganiriza. Ibyo byose rero byagendaga birushaho kudushyiramo urukundo rwo gukunda ibintu by'Imana cyane kandi tukumva aho turi hose tugomba kuba nyine tugaragaza ko turi abakristo haba ku ishuri twaba turi haba abajya mu ma interna kuko n'abandi bajya mu interna muri twebwe bose usanga ababyeyi bongera kubona feedback yuko hari imirimo y'Imana turi gukora ku ishuri ugasanga turabaririmbyi turabayobozi b'ama groupe y'amasengesho ukumva nabo birabanejeje banasura bamwe ku ishuri kumva barababwiye ati mufite abana bafite uburere bwiza. Ni ibintu rero bijyana n'uburere iyo umwana afite uburere bwiza ukamwereka n'ibyo akwiye gukunda kandi byiza byamugirira umumaro n'Imana ubwayiraza ikabishyigikira igashyiramo urukundo rwinshi umwana rwo kugira ngo akunde ibyo bintu. Numva ko rero nta zindi mbaraga twakoresheje ari nabyo byatumye rero twumva ko tunyuzwe nabyo kandi tukumva ntitwacika intege muri byo kuko twari twarahawe uburere. Ikindi tukumva tunyuzwe no kumva ko turi abana b'Imana cyangwa se tunyuzwe no kumva ko turi abakristo. Imana ishimwe cyane. Nkuko tubyumvise impano irarerwa. Impano y'aba bana yararezwe birashoboka ko bo burya mwari kuvukana impano ariko ntimubone umuntu yirera igapfa ubusa. Birashoboka ko hari abana bazi kurimba ko batazi gucuranga ko ababyeyi babo bumvise ko niba bajyana mu ishuri ry'umuziki bari bubirara. Abantu benshi batekereza ko umwana ugiye mu muziki ngo abikirara ngo ntagatsinda mu ishuri ariko aba babyeyi Imana ibaha umugisha ababyeyi banyu kuko bo impano yanyu barayireze. Mwavuze rero ko bajyaga babashakira amasede mukaririmba. Ese Joshua tuimbira agace gato k'umuntu wigeze wigana kuririmba indirimbo wigiyeho kuririmba umuntu ukamwigana ukumva rwose urimbye neza agace gato cyane
na Eunice araza kuduha ke ariko nawe duha kawe se ni iyihe waririmbye najyaga nkunda Izayi kera Izayinde uzayisenga yego aho ari nawe ndamusuhuje Imana imuhe umugisha nawe najyaga mukunda indirimbo ye najyaga nkunda indirimbo yitwa kwa data wenda ndaririmbaho agatero na reflex yego nta kibazo kwa data ni mu ijuru mareba mu kwizera n'umurwa w'amahoro n'ibyishimo by'iteka hari igihe tuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira iteka haleluya iteka kwa data ni mu ijuru mareba mu kwizera n'umurwa w'amahoro n'ibyishimo by'iteka niringiye kuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira iteka haleluya iteka nzabwira isi nurabeho wasiwe y'imiruho umubiri na satani mbabwire nindatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani mabwire nindatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso. haleluya haleluya numvaga ngiye kurira rwose numvaga ntangiye gufashwa bikomeye numvaga bindenze ariko Imana ibaha umugisha ndumva uyu munota ngize agahinda k'abana bakuriye mu itorero barangiza bakabivamo numva bingiza ako gahinda ariko aho waba uri hose ndagira nkubwire ngo ihangane ugaruke kuba muri iyi nzu y'Imana ntako bisa gukurira mu nzu y'Imana ukayisaziramo ntako bisa ndakwinginze garuka ndakwinginze garuka rwose kandi uzabona amahoro ngo tuzabwira isura beho tujye kwibera mu ijuru kandi ni ahantu heza Imana yongere kugire neza hanyuma Eunice we ninde witorejeho noneho ukaririmba bakuzaniye amasede iyi ndirimbo nayo yituririmbire uwo nakundaga kwitorezaho cyane yari Gerardine ariko undi nanone nakundaga kwitorezaho cyane ngerageza no kumwumva inshuro nyinshi ni Nema. wow Nema niyo melody turagusuhuje ndamusuhuje turagukunda cyane Imana iguhe umugisha cyane ndaririmba ku ndirimbo nakundaga kumva cyane muri icyo gihe nari maze gukura ngeze nko muri segonderi mu wa mbere yego ni indirimbo ivuga ngo nimuze dushime Uwiteka Imana tumuhimbarize ineza ye kuko yuzuye ubuntu n'ibambe akiranukira guca imanza zitabera nimuze dushime Uwiteka Imana tumuhimbarize
Imana iguha umugisha na Gerardine na Nema, Imana ibaha umugisha kuko na Izayi nayo Imana imuha umugisha. Murumva ko mwatoje abantu benshi mutanabizi, bivuze ko ingorano zanyu zirabitswe, amakamba, inyenyeri birahari kandi niba umwana w'umuntu ashobora kubyibuka akamenya ko ari we yitorejeho, hariho Imana yamenye ko witwaye neza ukaririmbira Imana, hakagira abantu bakwigiraho. Imana iguha umugisha, dukomeze twere imbuto zikwiriye abihannye mu rugo, tubere abantu urugero rwiza, ariko no murimo w'Imana aho dukora tuzirikane ko burya hari abantu batwigiraho. N'ababyeyi nabo bibuke ko tugomba guha abana umwanya, ko bavuze ko buri samedi buri wa gatandatu bakoraga amateraniro iwabo mu rugo. Twebwe iwacu bimeze gute? Imana itugire neza kandi idufashe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane cyane. Dusoza turumva noneho mwashaka akarimbo mushaka muhuriyeho mukunda mujya muririmba mu rugo mugafashwa, akaba ariko dusorezaho. Uwiteka niwe mungeri wawe, niwe ugusubiza intege mu bugingo, akakuyobora inzira nziza yo gukiranuka kubw'izina rye. Uwiteka niwe mungeri wawe, niwe ugusubiza intege mu bugingo, akakuyobora inzira nziza yo gukiranuka kubw'izina rye. Ntukihebe, ntukiganyire, Imana irahari. Ntukihebe, ntukiganyire, Imana irahari. Iza kurinda amajya n'amaza iminsi yose mu gihe ukiriho. Iza kurinda amajya n'amaza iminsi yose mu gihe ukiriho. Uzi igihe gishize ariko ntabwo uzi ishusho y'ibihe bizaza biri imbere, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ryiza rigukomeza umutima. Imana izi ibyo yibwira kukugirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo ikureme mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma mu bihe biri imbere. Kugira ngo ikureme mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma mu bihe biri imbere. Ntukihebe, ntukihebe, ntukiganyire, Imana irahari. Ntukihebe, ntukihebe, ntukiganyire, Imana irahari. Iza kurinda amajya n'amaza iminsi yose mu gihe ukiriho. Iza kurinda amajya n'amaza iminsi yose mu gihe ukiriho.
izakurinda amajya n'amaza iminsi yose mu gihe ukiriho